kumwica baramufata bamwubika mu maganga y'inka, ubwo bahise bayora ifumbire baramusiba ahantu hose hasigara ibirenge byonyine. Mu murenge wa Rwabicuma mu karere ka Nyanza habereye amahano ibyarishije abanyarwanda benshi cyane. Umukecuru w'imyaka 82 y'amavuko abatese bamenyekana bamwishe barangije bamushyira mu ifumbire bamurenzaho ibishingwe, dore ko bamwishe urupfu rubi cyane. Kugira ngo bayobye inzego z'ubugenzacyaha RIB bahise bafata ibishingwe barabimutwikira, ndetse kugeza amagingo aya ngaya ntago haramenyekana abakoze bino kwica nyakwigendera wibanaga mw'iyi nzu wenyine, aho abaturage baha itangazamakuru bavuga yuko uyu mukecuru yibanaga umugabo batari bakibana, bahanye divorce afite imyaka 40, birangira atongeye gushaka undi mugabo, birangira yikoreye ifamu yorora amatungo akora n'ibindi byamuteza imbere, ariko yaje kwitaba Imana. Daforoza w'imyaka 30 y'amavuko waruje kureba uyu mukecuru bikarangira arindiriye akamubona yitabye Imana, niwe muntu abanje kumubona ubwa mbere. Umva ukuntu yaha itangazamakuru amakuru nk'umuntu wageze ku murambo bwa mbere. Haramutse numva nta muntu nyikirije, ndangije ndahamagara nabonaga hegetseho ariko ingufuri idafunze, nta munota wabayemo, nicara ku kabaraza. Noneho sinzi ukuntu nubuye amaso gucya mbambonye amaguru. Yewe Mana we, baramufata bamushyira muri ya bisogororo, barangije bamurenzaho iriya fumbire, bibagirwa gupfukana biriya birenge. Abaturage babonye urupfu rw'uyu mukecuru barize, abandi bifata ku munwa bibaza icyatumye abagizi ba nabi bakwica uyu mukecuru. Ariko bamwe mu baturage batanze amakuru bavuga ko umukecuru yari afite amafaranga, ariyo mpamvu abagizi ba nabi baba bamwatatse, bamara kumutwara amafaranga bakamwica kugira ngo atajya kubatanga mu buyobozi, dore ko banasanze uyu mukecuru byaratunze byinshi byibwe byajyanwe. Magingo aya ngaya ishami ry'ubugenzacyaha RIB riri gukora iperereza kugira ngo hamenyekane uwishe nyakwigendera w'umukecuru wari uri mu zabukuru. Amakuru avuga yuko uyu mukecuru yatandukanye n'umugabo we afite imyaka 40 y'amavuko, akaba yarageze imyaka muri 80 na yibanaga wenyine, nta muntu babanaga uretse yuko umukecuru yari yarabuze urubyaro, ariyo mpamvu umugabo we bakoze divorce baratandukana, umugabo ajya kwishakira undi mugore. Magingo aya ngaya abaturage bavuze yuko uyu mugabo we ntahahuriye n'urupfu rwiwe, kubera yuko barabanaga nk'umugore n'umugabo kandi nta kibi yamwifurizaga, bityo rero we atakekwaho icyaha cyo kuba yishe nyakwigendera wishwe urupfu rubi cyane ateraguwe ibyuma bakamushyira mu maganga, barangiza bakamurenzaho ibishingwe mu rwego rwo kugira ngo iperereza rize gukorwa basibanganye ibimenyetso. Magingo aya ngaya uyu murambo wahise ujyanwa kwa muganga, magingo aya ngaya uri gukorerwa isuzumwa kugira ngo bamenye icyamwishe neza. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryabwiye abaturage ko rigiye gukomeza iperereza kugeza magingo aya ngaya abishe nyakwigendera bari buze gufatwa bagatabwa muri yombi. Bamwe mu baturage babonye urupfu rwa nyakwigendera bavuga yuko nibura niyo bamwica ntibajye kumushyira mu bisyo ugororoka, ariko karimo kwica umuntu ugashinyagura n'umurambo. Nicyo cyababaje abaturage kenshi, kumwica barangiza bakamushyira mu bishanga bakamurenzaho ifumbire. Bavuze ati nibura iyo bamwica bakamurekeraho ngo batagiye gushinyagurira umurambo. Ariko urupfu rw'uyu mukecuru nta muntu n'umwe rutarijije, n'inzego z'ubugenzacyaha RIB, inzego za DASSO, inzego za polisi, urwego rwose rwari ruri hano barize bifata ku munwa. Ubwo imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo yahageraga bahise bamufata bamushyira mu ishashi, bahita bamushyira muri ya modoka ya firigo, ahita yihutanwa mu bitaro kugira ngo akorerwe isuzuma. Abaturage bavuga yuko uyu mukecuru ari inyangamugayo, yarinda cye mwafashaga n'abatishoboye, akishyura nk'abantu 15 ubwisungane mu kwivuza, ndetse hari umukecuru ufite imitungo, yari afite ifamu y'inka, yari afite abashumba 2, ariko kugeza amagingo anga abashumba 2 ntago bari gukekwaho kino cyaha kubera ko bari bagiye kuragira inka, bo ntago bari bahari, nabo baje basanga byarangiye n'uyu mukecuru umurambo we bawujyanye. Kugeza amagingo anga umugabo yahise agaruka
ku mugore wiwe kugira ngo asigarane imitungo itaza kwangirika cyangwa igapfa. Uyu mukecuru yitabye Imana ku iki gicamunsi hari ku itariki zisanga 31 z'ukwezi kwa gatanu 2026 nibwo urupfu rwe rwumvikanye. Ni inkuru itari hevumbi, ni inkuru tubagejejeho natwe nibwo itugeraho, ni inkuru iba iri update. Turabakunda cyane, Imana ibarinde ibahereze ubuzima buzira umuze, amafaranga n'ibindi bitandukanye. Cyane cyane wakoze subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora. Wakoze subscribe uruwa gaciro, turagukunda cyane. Ariko mwese nk'abanyarwanda turabakunda, Imana ikomeze ibarinde. Amakuru turakomeza tuyabagezeho gatanu kuri kagenzi kako.